Hello guys, uyu mwanya nshaka kubigisha uburyo wasiba account ya Facebook burundu. Hari benshi nagiye mbona babibaza ku mbuga zitandukanye nkabona babuze ubasubiza. Uyu mwanya ngiye kubereka ukuntu wasiba account yawe ya Facebook burundu uba utazongera kuyibona. Kadufungure Facebook. Then winjiramo hariya hari utubare dutatu. Nurangiza uramanuka muri settings. Nafungura setting urabona barakwereka ibingibi. Account center. Urakora hano muri account center. Urabona hejuru hari titire iriho izina ya profile yawe. Nurangiza uramanuka hano handitse kuri account. Personal details mwabibonye. Urangiza urajya kuri account ownership and control. Nujya kuri account ownership and control urabona hano ijambo deactivation or deletion. Handitse ngo temporary deactivate or permanently delete your account and profile. Niho urakora. Numara kuhakora niba ari bukwereka ngaragara profile yawe utongera uyikoreho. Bakubaza ngo deactivating or deleting your Facebook account. Ushobora guhitamo niba ari deactivatinga cyangwa kuyisiba burundu. Ubwo ko turi kuyisiba burundu urajya ha kabiri n'ubundi. Delete account. Ukora kuri continue. So rero mbere yo kuba bayisiba bashobora kwibaza ibi bikurikira: impamvu uhisemo kuyisiba. Impamvu ya mbere kwaza se I spend too much time on Facebook. Ese utakaza igihe kinini kuri Facebook wenda ukabona yarakubase akaba aricyo gitumye uhitamo kuyisiba. I have a privacy concern. I don't feel safe on Facebook. So bumva umutekano wawe utizewe kuri Facebook. My account was hacked. Ese ushobora kuba nanone kubiterwa nuko utekereza ko account yawe baba barayihakinze, nabyo birashoboka. Gatatu, I no longer find Facebook useful. So kadufata urugero. Dufata urugero nk'aha mbere kuko icyo uhisemo cyose nta kibazo kiremerwa. Uhita ukora kuri cyo uhisemo ugahita ukora kuri continue. Noneho igikurikiraho rero tayari niba koko gikomeje gahunda yo gusiba account yawe utujya kuri continue. Mwabonye noneho icyo bakubwira. Ikindi bisa ngombwa byose kubirondora ariko nubundi ahita uza hano kuri continue nanone. Ahangaha rero niyo finale ya nyuma yo gusiba account. Hano tugeze uhita ushyiramo password ya account yawe. Ikimara kuyishyiramo tayari ugakora kuri continue. Account wisibye burundu. Cyakora none hari ikintu ntabura kukubwira. Iyo mu minsi 30 ugisibye account, mu minsi 30 uba wemerewe kuba wakongera account ukayigarura. Uba ushobora kwivuguruza ukayigarura, ariko iyo umaze kuyisiba burundu mu minsi 30 ihita igenda uba utazongera kuyibona. Niba video gufashije utere comment umbwira ikindi kintu zagusobanurira. Murakaze.